Ikintu cya mbere ugomba gukora nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga kandi ukamusigira kwicuza gukomeye akaba yanatangira kukwiruka inyuma, ni ukwiha umwanya wawe wenyine, byanagushobokera ugakora meditation cyangwa se gutekereza ariko mu buryo bwiza. Iki ngiki nicyo gice cya mbere kiba gikomeye nyuma y'uko umuntu atandukanye n'uwo bakundanaga. Kubivuga birumvikana, biba ari ibintu byoroshye cyane, gusa ariko kubikora byo biragora. Nyuma y'uko rero utandukanye n'uwo mwakundanaga ari we bivuyeho, abatekereza yuko ugiye gukora ya makosa twabonye haruguru yo gutangira kumwirukanka inyuma, kwirirwa imbere ye cyangwa se kwinginga ngo musubirane. Gusa ariko iyo wihaye umwanya wawe ndetse ugatuza, uba utsinze ikizamini cya mbere cyo gutuma uwo mwakundanaga kwibazaho, agatungurwa n'uburyo usa nkaho nta n'ikintu na kimwe bikubwiye. Ikinyamakuru Psychology Today cyanditse ko nta muntu n'umwe wanga kumva cyangwa se kubona ko yitaweho, ari nabyo rero uhita yobaza cyane uyu nguyu mwatandukanye kuba utarimo kumwirukanka inyuma cyangwa se utarimo kumurira iruhande, maze agatangira kwibaza icyo yakora ngo musubirane. Ahangaha uba uteye intambwe ya mbere nziza cyane. Icya kabiri ugomba gukora nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe ari we biturutseho kandi kugira ngo azicuze, ni uko ugomba kugerageza kurira ariko kandi wiherereye, uri wenyine cyangwa se nanone wakabije, ukaba waririra imbere y'inshuti yawe magara, ya indi neza uzi ko itazagutenguha, wa wundi utazagenda ngo abwire uwo mwatandukanye yuko wirirwa urira. Impamvu usabwa kurira kandi rwose nta n'icyo bitwaye, ni uko yakomeretse cyane cyane mu rukundo, uba ushaka kwibagirwa ibyabaye byose ndetse no kwiruhura umutwaro w'agahinda. Aho rero icya mbere kikuzamo byanze bikunze ari ukurira. Abahanga bavuga yuko kurira ari inzira ituma umubiri urekura amarangamutima kandi igafasha gutuza nyiri ukubikora. Irinde rero gufata cyangwa se kwikomeza ngo nurangiza wange kurira, kuko iyi ngiyi ari indi ntambwe izagufasha kwiyakira ku byabaye. Burya kandi iyo wabashije kurira wiherereye, bikaba binatuma niyo wahura na wundi mwakundanaga uba ukomeye cyane imbere ye, bityo bigatuma atangira kwibaza ati ese uyu muntu yabaye iki? Kora nizi yuko mu buzima bwo akunda kurira ni ukubera iki nta kibazo na kimwe afite none. Numara kurira byanze bikunze ko uzatangira kurira umeze ndetse no kuzasoza kurira umeze, muzaba muri abantu babiri batandukanye. Kikaba ari ikintu kizaguteza intambwe ikomeza kujya mbere yo gutuma mwakundanaga atangira kukibazaho cyane. Icya gatatu, shaka ibintu wugiraho. Nta muntu n'umwe ku isi wigeze uvuga yuko gutandukana n'umuntu mwakundanye ari ibintu byoroshye cyane. Impamvu ni uko akantu kose gashobora kukwibutsa yuko watandukanye n'umukunzi wawe, aho uri kujya ukaba urimo kuhasanga ibintu byinshi bimukwibutsa. Hakaba hari indirimbo nyinshi mwakundaga kumva ariko uyu munsi yuzumvisha rwose wumva wenda kurira. Niba rero ushaka kwibagirwa, shaka ibyo uhugiramo, uko nuba uri muri byinshi utazabona umwanya wo gutekereza ku byahise cyangwa se ku muntu mutari kumwe. Ahangaha rero ukaba wajya nko gusura abavandimwe n'inshuti, ukaba wasohoka ukajya muri za parike, ukaba wajya kwirebera filime ukunda, ugakora siporo hamwe na buri kintu cyose uzi kizatuma ubasha kwihugiraho cyane, kugira ngo utazafata umwanya wawe utangira kumuhamagara urimo kurira umubwira ngo ndagukumbuye. Nabona yuko wihugiyeho kandi ko wishimiye ubuzima bwawe, bizatangira gutuma yibaza ati ese uyu muntu ko ndeba nta kintu na kimwe ari kumbwira cyangwa ko atari kumpamagara ubundi yigeze nkunda. Ibi ngibi nabyo ni uburyo bwiza cyane bwo gutuma uwo mwakundanaga atangira kugutekereza. Icya kane, tangira rwose umukure mu bantu bafataga nk'ab'ingenzi. Birashoboka yuko rwose mu buzima bwawe bw'urukundo umukunzi wawe hari ibintu byinshi wamwitabazagamo bigukomereye. Hari ubwo wenda yagufashaga nko kubona amafaranga kandi wenda bikanarangira atayakwishyuje, birumvikana. Hari ubwo ibikoresho byinshi utunze ari we ushobora kuba warabikuguriye, cyangwa se nanone imyenda myinshi ufite ari umukunzi wawe wayiguze. Banza rero muri cya gihe urimo cyo kwihugiraho, wumve yuko nubwo mugiye kubaho mutari kumwe atari ko kurangira ku isi yawe. Umva ahubwo ko nyuma ye ubu ngubu tuvugana ari cyo gihe cyawe cyo kwigira ndetse no kurwana ngo ubashe gutera imbere. Ndabona yuko mu gihe wamusabaga nk'igihumbi buri cyumweru utarimo noneho kubikora, bishobora kumushimisha nibyo koko birumvikana, ariko kandi nanone bizanatuma yumva yuko nubwo adahari rwose ubuzima bwawe buzakomeza kandi bukagenda neza cyane. Icya gatanu, igire nkaho ubohotse ingoyi ye, wishimira ubuzima cyane kurenza uko ari imbere mukiri kumwe. Mu nyandiko ya Gary Chapman avuga yuko iyo umaze kwangwa n'umuntu ahita atangira kumva yuko ugiye gucupira ndetse no gusa nabi cyane kandi ukicwa n'agahinda. Gary Chapman mu nyandiko yakomeza avuga yuko mu bintu wakora mu kwereka umukunzi wawe kudashobora gucupira harimo kwambara neza cyane, koga ndetse no guhumura kandi ugakora siporo. Uko uzita kuri ibi ngibi bikaba bizatuma ukomeza kugenda nawe ubwawe wikunda, ubone kandi abakubwira yuko urimo gusa neza cyane,
aho ibyo ngibyo uko bizagenda byiyongera bizakomeza kukuzamurira icyizere kandi bituma ubona yuko burya wundi mwatandukanye ari we waguhombye kurenza uko we wamuhombye. No ku ruhande rwe rero nawe azatangira kumva amakuru y'uburyo usigaye umeze neza kandi ko ubuzima bwawe bwakomeje, hanyuma atangire yibaza ati ese nakora iki ngo runaka yongeraho umukunzi wanjye ko abantu bambwira ko asigaye ameze neza. Iyi ngiyi rero nayo izaba ari intambwe nziza cyane ikomeye yo gukomeza gutera imbere. Uzirinde ikosa rikunze gukorwa cyane cyane n'abakobwa, aho iyo bamaze gutandukana n'abakunzi babo aribo babanze kenshi bakunze kugenda bakicara ahantu bakirirwa barira, bagafata udufoto tubabaje, bagafata mbega ibintu bidashobora gutuma basa neza imbere y'abandi. Nyamara iyo umeze neza cyane rwose biba ari ibintu byiza cyane kandi bituma undi mwakundanaga atangira kwicuza. Uburyo bwiza bwa gatandatu bwo gutuma uwo mwatandukanye atangira kukwifuza hamwe no kugukumbura, reba mu buryo mwahura uri kumwe n'umuntu yangaga mugikundana. Burya mu rukundo kuko haba mugufuha kwa hato na hato, uba uzi neza umuntu umukunzi wawe wenda ahora agushinja cyangwa se ahora kwiyama akubwira ko adashaka kujya guhura n'uwo muntu. Ni umuntu rero uba utuma umukunzi wawe agira umutekano muke cyane mu rukundo. Nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe rero, iki ngiki ni igihe cyo kuba wakwifashisha wa muntu umukunzi wawe yangaga kugira ngo atangire yongera bitekereze. Wajya nk'ahantu uzi neza yuko umukunzi wakunda gusohokera cyangwa se yuko ari buze guca, hanyuma wowe na wa wundi mugakora uburyo mumunyuraho kandi mukabikora mumwereka yuko mwishimye. Byaba byiza ariko ahangaha mugenzi wawe wabimubwiye kugira ngo atazakurakarira yuko wamukoresheje mu mikino yanyu. Gusa ariko ahangaha ku rundi ruhande ugomba kwibuka yuko iki ngiki atari igihe cyo kujya mu basore cyangwa se mu bakobwa. Ugomba kuzirikana yuko atari igihe cyo kujya mu mico mibi ukunde bereka wari umukunzi wawe yuko wakomeza kubaho adahari. Ni ibintu ugomba gukora witonze cyane kandi ukabikorera impamvu, nta nubwo ari n'ibintu rwose bigomba kuba bigufasheho. Iki ngiki bizagufasha rero ni uko bizatuma wundi wari umukunzi wawe arakara, atangire kwibaza ati ese ubundi kumbe nari mbahaye umwanya. Ibyo byose rero bizatuma ashaka kumenya amakuru mu by'ukuri, hanyuma namara no kuyamenya asanga yuko mu by'ukuri wa muntu mutanakundana. Byose bizaba ari ibintu bikomeza kumugusunikira. Ikintu cya karindwi ugomba gukora ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga neza cyane, cyangwa se nanone ukazirinda, wanazikoresha ukazikoresha ku bw'impamvu yumvikana. Burya mu buzima bwacu ikintu cyose upostinze gitanga ubutumwa, ariko kandi bitewe n'abakibonye. Rero imbuga nkoranyambaga ni ikintu ugomba kwitondera cyane kandi ukirinda kuvuga ububabare watewe n'umukunzi wawe ubicishije ku mbuga nkoranyambaga. Irinde kuvuga yuko utazongera gukundana ndetse n'ibindi nk'ibyo. Aho kugira ngo rero upostinge bene ibyo bintu, ahubwo shyiraho wenda umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe cyangwa se abandi bantu wishimira. Shyira amafoto yawe wishimye, ugaragara neza cyane bikomeye, iby'agahinda bireke, bikomeze rwose bibe ibanga ryawe. Bizatuma wari umukunzi wawe atangira kwibaza ati ese uyu muntu uko ndeba adafite ikibazo, ubundi mu by'ukuri yaba yarababajwe yuko njyewe nawe twatandukanye. Nari nzi ko namwanze none akaba agiye kubabara, ariko kandi ndabona yishimye. Ni intambwe nziza rero yo kuba yakongera kwifuza kwinjira mu buzima bwawe ndetse no kuba yakongera kugusaba amahirwe ngo musubirane. Ikintu cya munani ugomba gukora mu kwereka umukunzi wawe yuko yahombye cyangwa se ko yagukumbura ni ukugira ibanga ry'ubuzima bwawe. Hari igihe uba ukundana n'umuntu hanyuma mwatandukana agatangira kwigira nk'aho abaye umuzamu wawe, agahora ashaka akantu kabi wakora ngo akavuge, cyangwa se nanone abifate nk'impamvu yo kuba mwaratandukanye. Ni ikosa ribi cyane rero kuba wamuha uruvugiro ugatuma abona aho atangirira kwiha. Kora uko ubashije kose ntamenye ubuzima bwawe, kandi nanagira icyo amenya ugerageza amenye ibyiza gusa, ibibi byawe bikomeze bibe nyine ibanga ryawe. Kandi byaba byiza unabyirinze kuko nta n'impamvu rwose yo gukomeza kubikora. Ibi ngibi rero usibye yuko bizanazana wa mukunzi wawe wakwanze, ahubwo bizanazana abandi bantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Burya kugira ibanga ry'ubuzima bwawe ni ikintu cyiza cyane kuko binagendana no kwiyubaha. Nawe bitandukaniye no kwiyubaha rero, kuko nugira ibanga ry'ubuzima bwawe nta muntu uzapfa ko kwinjirira, kuko ibintu byawe bizaba nyine ari ibyawe nta wundi mubisangiye. Ikintu cya cyenda ugomba kuzirikana ni ukudahubuka mu gihe cyose watandukanye n'uwo mwakundanaga. Mu gutandukana n'umukunzi wawe haza abasore cyangwa se abakobwa benshi, yewe muri aba ngaba harimo n'abandi wari waranze. Iki ngiki rero ni igihe uba ugomba kwitondera cyane, kuko akenshi aba ngaba harimo ababazanywe no kugukina ku mubyimba, kugutesha umutwe cyangwa se kugufatirana. Kubitondera rero kandi ukabanza gutuza ngo udahita wirukira mu rukundo, ni ikintu cyiza kizagufasha cyane.
uba ugomba kwitonda kuko abaza bose aba arimo n'abakuryarya. Ikintu cya cumi ugomba gukora, gerageza kwisuzuma nka nyuma y'amezi 3 mutandukanye. Nibyo koko umaze igihe kinini utandukanye n'uwo mwakundanye, mwabwiranaga buri kimwe, mbese buri umwe yumvaga ko ubuzima bw'undi butabaho adahari, ariko se nanone banza wibaze bino bibazo uti ko maze amezi 3 ntandukanye n'umukunzi wanjye ndamukumbuye, birashoboka yuko rwose umukumbuye. Ibaze wenda kino kibazo nanone, ese koko nahombye bingana iki tutari kumwe? Nusanga uko warahombye ibintu byinshi, ushobora kongera gutekereza kumuha amahirwe, ariko nanone nusanga nyamara ibintu wahombye ari ibintu wakomeza kurwanira kandi ukazabigeraho, rwose nta mpamvu nimwe yo kuba mwakongera gusubirana. Ibaze kandi uti ese yitwaye ate muri kino gihe twaratandukanye? Yitwaye nk'aho abohotse cyangwa ahubwo yitwaye nk'umuntu ubuze ikintu cy'agaciro mu buzima bwe bwose? Ikinyamakuru Love Now cyanditse yuko uko wumva ukunda umuntu cyane, kenshi uba uhumywa n'ibintu bitanahari, ku buryo bwo gutandukana nawe ari ikintu cyiza cyane gishobora kuguhumura kandi kikakwereka ibindi bintu utari warahaye agaciro mu rukundo rwanyu. Birashoboka yuko rero kuba yarakwanze byari amahirwe cyane kuri wowe yo kuba nyamara yakwereka yuko uriya muntu atari ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cya 11 ushobora gukora kugira ngo umukunzi wawe azicuze kuba yarakubuze, cyangwa se nanone atangira nanone kongera kukwiruka inyuma, muca amazi ariko kandi mu kinyabupfura. Ahangaha rero biri buze kujyana no kutitabira ibirori yumvaga yuko uri buze kuza kujyamo, biri buze kujyana nuko ahantu hose yarazi neza yuko uri buze kuza kujya kuko nyine mwashoboraga kwahurira, uri buze kumutungura maze ntuhajye. Urugero wenda niba mufite nk'inshuti mwari muhuriyeho yakoze ubukwe cyangwa se anniversaire, ariko ukaba ubizi yuko uyu nguyu yahoze ari umukunzi wawe, byanze bikunze ari buze kuza kujyayo, wowe bireke maze utanga impamvu yo kutaza kwitabira hakiri kare. Nagiye akakubura, azifuza kumenya amakuru yawe, agira amatsiko menshi cyane y'ibyabaye. Ahangaha kandi uzakora uburyo amenye yuko wari wishimye aho wari uri, kandi wenda binagushobokeye uzategura ibindi birori. Icyo wakora cyose gituma kwibazaho ni ikintu cyiza cyane cyo gutuma gukumbura, yifuza kumenya aho uri ndetse n'amakuru yawe. Ibi kandi uzanabihuze no kwanga kwitabira ubutumire bwe, ubikore nta gasuzuguro karimo, ariko nyine ntiwitabire ibintu byose arimo kugutumiramo. Naramuka guhamagaye reka mubere ikigerageza azicuza. Bwa mbere wenda guhamagaye ushobora kumwitaba, bwa kabiri witabe wumve ko ibintu agiye kukubwira byihutirwa, ariko kandi niwumva bitihutirwa umubwire ko ubuze cyane kuza kongera kumuhamagara. Ibi ngibi ubikorana umutima mwiza kandi ucishije bugufi, kuko n'ubundi usanzwe ubikora iyo uhuze byanyabyo. Uyu wahoze ari umukunzi wawe ari buze gutungurwa n'ibyo uri gukora, ategereze yuko uri buze kuza kumuvugisha, ariko kandi ntubikore ugire nk'aho wabyibagiwe nubwo mu by'ukuri nta kintu waba urimo gukora. Nakwandikira umusubize hashize nk'umunsi cyangwa se amasaha 7, ndetse naramuka yongeye kuguhamagara wenda ugapfa kwemera kwitaba, ugerageze uri ahantu nko mu rusaku wishimye urimo guseka, uhita umukupa maze umubwire kuza kongera kumuvugisha, ariko kandi nanone ntubikore. Nimwongera kuvugana akakubaza impamvu utamuhamagaye kandi ariko wari wamubwiye, uvuge ko wari kumwe n'inshuti zawe maze bikarangira wibagiwe, cyangwa se ko warebaga agafilime keza ukibagirwa, hanyuma umusabe imbabazi nanone umubwire ko uza noneho kwikosora ukamuhamagara, ariko nanone ntubikore. Ikinyamakuru cyitwa Psychology Today cyanditse yuko mu gihe ibi ngibi bikozwe neza bisaza mu rwego rukomeye uwo mwakundanaga, yaragize akabazwa nuko utakimwitayeho, akibaza yuko wenda uri mu rukundo n'undi muntu n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, bikaba bizatuma yongera imbaraga mu rukundo rwanyu, atangire kugusaba yuko mwahura kugira ngo arebe niba yanabona icyahindutse mu rukundo rwanyu. Kino kintu cyo kwima umuntu ukunda kirababaza cyane ndetse kiranagora, ariko kirakora cyane mu gihe kizaza. Birashoboka yuko ushobora kugikora none ahangaha utekereza yuko ari ibintu bizoroha, ariko watangira kubikora bikahita bigukomerera. Gusa ariko nubwo bigoranye cyane, nubwo atari ibintu byoroshye kuba wakwima umuntu ugukunda, ni ibintu birimo kubaka ahazaza hanyu hakomeye mu buryo burengeje urugero. Ikintu cya 12 rero ari nacyo cya nyuma kizatuma byanze bikunze wari umukunzi watangira kugutekereza, kukwiruka inyuma cyangwa se kwicuza kuba yarakubuze, ni ugukora ariko kandi ushaka gutera imbere. Birashoboka yuko mu buzima bwawe wari umuntu wenda udafite iterambere, birashoboka yuko hanini wari wishingikirije ko mwakundanaga, ariko se watekerezaga yuko azakomeza kugukunda kandi ko ari gutyo umeze? Tangira rwose nubwo byaba bigoranye none ahangaha, ushaka ikintu wakora, ushaka uburyo wagerageza kwiteza imbere. Niba ari amashuri utangire kuyiga, niba utazi gutwara imodoka utangire kubikora, niba nta kazi ufite utangire ugashakishe, utangire winjire mu mishinga cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bushobora kukwinjiriza amafaranga cyangwa se bukaba bwatuma ubasha gutera imbere.
numara kugira ikintu runaka ugeraho, umukunzi wawe azatungurwa n'uburyo wabashije kubaho adahari, azatungurwa n'ukuntu atagutekererezaga yuko watera imbere, maze bimutere gutangira kwibaza ati nakora iki ngo runaka twongere dusubirane ko ndamaze kongera gutera imbere. Ahangaha rero uzaba utsinze rwose kandi mu rwego rushimishije. Psychology Today yanditse yuko uburyo wiruka ku muntu ariko agusiga mu gihe uko umwereka yuko ntacyo avuze ariko wakwirukankaho cyane. Tugana ku musozo rero tugendeye ku binyamakuru twababwiye bitandukanye birimo n'icyitwa Psychology Today kita cyane ku by'imitekerereze y'abantu, ikintu kizaba kigezweho izo nama 12 numara kuzikurikiza, niba koko wa muntu mwakundanaga yaragukundaga, ikintu kizaba kigezweho ahangaha nuko azaba atangiye kugarukira mu buryo bugaragara. Ahari wowe rero uzaba ukeneye umutuzo ndetse no gufata umwanzuro. Umutuzo ni ikintu wakwita yuko ari ingenzi cyane kurenza ibindi byose ushobora kuba wakora mu buzima mu gihe wifuza yuko hari umukunzi wawe yakwicuza. Umutuzo ni uguha kwigirira icyizere, ni uguha kudahubuka, umutuzo uguha kwakira ibyagora abandi, mbega ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ibi ngibi byose. Mu gihe rero uri mu bihe nk'ibi ngibi, shaka umutuzo kurenza ibindi. Igihe cyo kwiyakira ndetse no kwemera ibyakubayeho, dore ko kuba waratandukanye n'umukunzi wawe bitavuze ko ubuzima bugiye kurangira. Ugomba no gutegura uko ejo hazaza hawe hazaba hameze kandi hazaba ari heza cyane kurenzaho. Ntabwo ugomba kurambiriza mu bihe byahise kandi bitazagaruka. Oya wiheranwa n'amarira, niwe ugomba kwikorera umutwaro w'ubuzima bwawe busigaye. Izere yuko kandi hazabaho umunsi umwe warangiza ukongera ukagira ibyishimo, nubwo muri bino bihurimo atari byiza namba. Kugira ngo umucyo uzongere ukumurikire rero ukaba ugomba gushyiramo imbaraga zawe, ntabwo ari ibintu bizizana. Kuko tumaze kubikubwira ibyo byose uko ari 12, nta kabuza wo gukundaga azatangira kugarukira gake gake, atangira kwereka yuko uri umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwe, ndetse atangire gushaka uburyo mwasubirana. Ahangaha rero nabwo uzongere wicare hamwe utuze wibaza uti ese koko birakwiriye. Nusanga bidakwiriye uzihangana ubabare ariko ukomeze urugendo wenyine, ariko kandi nusanga bikwiriye nabwo nta kibazo mwakongera mukiha amahirwe maze mugasubirana. Hanyuma rero nyuma ya kino gihe kitari cyoroshye mu buzima bwanyu, nimuramuka mugiye gusubirana cyangwa se ko ugahitamo yuko mugiye gutandukana, ugomba kubanza kwita kuri bino bintu by'ingenzi. Duhereye ko mugiye gusubirana, banza wumve yuko ugomba bwa mbere kugira intego. Menya yuko kuba ugiye gusubirana n'umuntu mwari mwaratandukanye atari ibintu byoroshye, ndetse niba uzi yuko ushaka ibizaramba, reka mwicare mubanze mu bihe intego, mureke gukundana buhumye mutareba aho mwifuza kujya. Uko intego ubuzima bwawe n'umukunzi wawe, nako gutera imbere byoroha kandi byihuta cyane. Gushwana nibyongera bikaza nyuma ya kino gihe bizaba noneho bivuye ku mpamvu ikomeye, kuko nta kuzaba utaragize ku ruhande rwawe. Hanyuma rero noneho niba ufashe umwanzuro wo gutandukana n'uyu nguyu mwahoze mukundana burundu, menye yuko mu buzima ari ibintu utapfa guhindura. Ahangaha ntabwo ugomba guheranwa n'agahinda. Hari ibintu mu buzima bwacu rwose utapfa guhindura namba. Banza bakire yuko ntacyo bari gukora ngo bihagarike. Emera yuko rero nta nicyo babikoraho, ahubwo ureba imbere aho gukomeza guheranwa n'agahinda. Kwiyakira nyuma yo gutandukana n'umukunzi mwagiranye ibihe byiza mu rukundo rwose ni ibintu bigora abantu benshi, gusa ariko yari ibintu byari bikwiriye biguha umutuzo, ugatekana kandi nta gushidikanya. Birangira ubonye umuntu muzakundana ubuziraherezo, umuntu uzagukunda nyabyo kandi nawe ukazamukunda nyabyo.